twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu kubaho neza kandi tunizera ko mwese aho muri mumeze neza kandi twishimira ko mukomeje kugenda mushyiraho za komanteri muvuga ko message zibafasha. Uyu munsi rero tugiye kongera kuvuga ku bijyanye na autism ariko cyane cyane twibanda kuri trisomy. Turi kumwe na muganga n'ubundi Umutoni Ruth, akaba ari umuganga w'indwara zishamikiye ku bumuga, akaba akora nyine akazi ko gufasha abantu gusubira mu buzima busanzwe. Niba umuntu atashoboraga guhaguruka akaba yahaguruka, niba umwana atashoboraga kugira icyo afata mu ntoki akaba yamufasha kugira ngo afate, kuvuga ingingo zahinamiranye. Nibi bya autism nyine nkuko yabibasobanuriye mu kiganiro cy'ubushize, aho umwana agira imyitwarire ubona itandukanye n'iy'abandi bana bazima. Hari umuntu rero watwandikiye, niwe watumye dukora ikintu kiganiro, avuga ati ese autism na trisomy 21 bitanira he, bihurira he? Uyu munsi rero Ruth yifuje kutuganira nko kuri trisomy 21. Ni ubumuga bumeze bute, buterwa n'iki? Ese abantu bashobora kubwitiranya na autism? Ruth rero turakwishimiye ko wongeye kwemera kubana natwe, gufasha abanyarwanda. Wabonye ko byabafashije cyane. Noneho utubwire trisomy 21 ni ubumuga bumeze bute, buterwa n'iki? Okay. Murakoze cyane. Nkuko mwabyumvishe nitwa Umutoni Ruth, nkaba ni occupational therapist. Hanyuma trisomy 21 cyangwa Down syndrome ni uburwayi umwana ashobora kuvukana buturutse ku turemangingo tw'umwana afite, kuko mu kuvuka k'umwana kugira ngo umwana agire utwo turemangingo duturuka ku babyeyi. Umubyeyi umwe atanga hafi n'undi agatanga hafi, hanyuma umwana akaba afite utwo turemangingo. So igihe muri uko kuremwa k'umwana, navuga igihe uturemangingo twe tutuzuye umubare tugomba kuba turi two, cyangwa haburamo, nibwo haziramo indwara ya Down syndrome. So muri makeya iterwa n'uturemangingo tw'umwana tuba turengeje umubare, hanyuma akaba ari indwara itera ubumuga. So iyo ndwara umwana iyo avutse ameze atyo aba afite ukuntu ameze. Iyo umurebye uhita ubona ibimenyetso bigaragaza ko afite iyo Down syndrome. Ikindi communication, mu gukura kwabo hari ibintu bigenda bitazira kugiye nk'abandi bana, harimo kuvuga birabagora. Ikindi ni ubwenge bwabo, imikurire y'ubwonko iradindira. Hanyuma hakiyongeraho n'ikibazo kigaragara ku maso, kuko abo bana baba bafite ibimenyetso mu maso. Ukuntu umwana bateye, haba ibintu byose biri mu maso birambuye, biri flat. Hanyuma intoki zabo ziba ari ngufi zibyibushye, umwanya uri hagati y'ibikumwe byaba ibirenge cyangwa intoki uba ari munini. So ni ibintu abaganga babona ako kanya bagahita babibona akivuka uwo mwana. Hanyuma ikindi baba bafite, ntabwo baba bakomeye mu gukura kwabo. So ugasanga umwana mu mikurire, niba umwana ku mezi 6 cyangwa 5 atangiye kwicara, uwo mwana usanga yaradindiye. Kwicara biradindira, kugenda, guhaguruka byose biradindira. So bisaba ko uwo mwana uvukanye icyo kibazo akurikiranwa akivuka, ku buryo tumufasha mu mikurire ye, haba ari uko guhaguruka, kugenda. Hanyuma hakiyongeramo n'icyo cy'ubwonko, gukomeza kubukangura no kubutraininga kugira ngo hagire ibyo agenda amenya. Ndumva ari make, ari mu magambo make navugamo trisomy 21. Ubu rero mpise ntekereza nk'umubyeyi udukurikiye, wenda akaba afite umwana wavukanye ubwo bumuga, akaba wenda avuga ati ni njyewe wabigizemo uruhare. Ese umubyeyi hari uruhare agira kuvuza uti n'uturemangingo dushobora kuba twinshi bigatera gutyo? Hari uburyo umuntu ashobora kuyikumira ku buryo yizera ko umwana we adashobora kuyivukana? Kuyikumira biragoye, kuko turemangingo nibyo byose n'Imana ibigena. Ariko habaho ibyo twita risk factors, cyangwa ibintu bishobora gutuma habaho kuremwa ibyago byo kuba umwana yavuka afite iyo utwo tubazo tw'uturemangingo. So harimo umubyeyi kubyara akiri muto cyane cyangwa akuze.
so izo zishobora kuba risk factors ariko ntekereza ko ngira ngo nta kindi gishobora gutuma umuntu akontorora ibyo bintu by'uturemangingo. ko watubwiye ese umwana igihe akiri mu nda bamutwite bashobora gukora ekogarafi bakabona ko umwana ashobora kuvukana iyo trisomie 21? Yego, abaganga bashobora kubibona. Hari n'ibindi bizami bakora bakareba ko uwo mwana ashobora kuzagirisha ikibazo, ariko ntago bahita bavuga ko ari Down syndrome. Babona utumenyetso tugaragaza ko ashobora kubamo ikibazo gishobora gutuma hazamo iyo ndwara. Nta kintu bakora ngo badukosore umwana akiri mu nda? Ntacyo, barakuganiriza and then mugahitamo kumubyara noneho mukamwitaho, ariko uba ugomba kubimenyeshwa mu gihe abaganga babonye ko utwo tuntu turimo dushobora gutera ikibazo. Ubwo rero mpise ntekereza umubyeyi amaze kubyara uwo mwana, wenda nta nubwo agize amahirwe yo kumenya ko afite ikibazo, arakuze, ese nta gihe gishobora kugera umubyeyi atinze kumujyana kwa muganga ku buryo umwana nta kintu aba gishoboye gufashwa muri ka kazi kanyu mukora ko gusubiza abantu mu buzima busanzwe? Ndi kwibaza ni utangiranye umwana akivuka ubyariye kwa muganga, urabizi ko hariho n'ababyarira mu rugo, wowe ugafata umwana ukumva arasanzwe ntubimenye, hagati aho ngaho ntabwo umwana ashobora kwangirika kurushaho? Urumva uburemere bw'indwara buba butandukanye. Iyo wa mwana bamufatiranye akivuka na wa wundi batabimenye ngo bamujyane kwa muganga akivuka, biba bitandukanye mu mikurire yabo. Iyo ubabonye bose ari bakuru ubona hari itandukaniro. Ikindi n'ibyo byose dukora kubera ntago ari umuti tubahereza ngo bahite bakira, biba ari ugutoza ubwonko cyane. Iyo yatinze rero kubona ubwo bufasha n'ibyo dukora byose biratinda, bitandukanye na wa mwana bafatiranye hakiri kare. Yego, nk'urugero nk'umwana ukivuka bafatiranye, imikurire ye byose bikagenda neza, ashobora kujya mu ishuri. Ufite trisomie 21 ashobora kujya mu ishuri akiga neza agakura nk'abandi, bitandukanye na wa wundi utarigeze abona ubwo bufasha, aho ishuri atabasha kwiga bakamurekera aho ngaho nyine, ugasanga harabo tujye tubona yibera mu rugo nta kintu ashobora kwikorera. Hari umuntu ushobora kwikoraho pipi, ari wa muntu ubona acira inkonda, afite imyitwarire ubona ko idasanzwe kandi ari umuntu mukuru. So icyo gihe biba bigaragaza ko nta bufasha yahawe, kuko cyane cyane iyi ndwara ya trisomie 21 y'umwana yitaweho neza habaho impinduka igaragara. So iyo niba ari umuhungu ashobora kwiga akarangiza akajya mu kazi agakora, akazashaka kubaka akabyara. Yego, so umuhungu ufite trisomie 21 akenshi ntago bo bashobora wenda kugira urubyaro. Abakobwa nibo akenshi babyara kubera ngira ngo nutwo turemangingo nyine tugenda tugira effect, dushobora gutera iyo effect. So ariko mu busanzwe ari umuhungu agakura neza nk'abandi, ashobora gukora akazi, ashobora gukora ibyo yize cyangwa training yabonye bitewe n'ubushobozi afite. So biterwa n'umwana kuko na severity cyangwa uburemere bw'indwara, kuko biba bitandukanye. Hari igihe indwara, ikindi ntavuzeho nuko iyi ndwara abana kenshi bakunda no kuvukana ibibazo by'umutima, bakagira ibibazo by'umutima cyangwa mu buhumekero cyangwa mu nda. So iyo ari umwana ufite ibyo bibazo bikombinye byose, abatandukanye na wa mwana wenda ushobora kuba yaravukanye trisomie 21 ariko ku mutima nta kibazo yagizeho cyangwa ahandi nta kibazo. So urumva ni ibintu bitandukanye, biterwa n'indwara, uburemere bwayo, hanyuma n'ubufasha. Muri ubwo bufasha rero nabwo tubafasha bigendeye kuri severity y'indwara cyangwa uburemere bwayo. Yego, ubwo rero mpise nibaza nawe ubu bufasha, ese abantu abaganga nkamwe bafasha aba bana baraboneka hirya no hino i Kigali no hanze y'i Kigali? Kuko abadukurikiye bari hirya no hino mu ntara bafite abo bana. Ababyeyi barabyara buri munsi bakabyara, ugasanga wenda nko mu babyeyi nk'icumi ntihawuzemo nk'umwana ufite icyo kibazo cyangwa 20. Nkibaza se ubufasha buraboneka kuri abo bana bose mu bitaro hose baba bahari abaganga nkamwe? turahari ariko ntago turaba benshi cyane.
gusa ibitaro bihari district hospitals bashobora kudusangayo cyangwa n'ibi bitaro byacu tuzi Kanombe cyangwa Faisal, ariko ku bigo nderabuzima ku ma centre de santé ntago turagira icyo cyari bakeya. Gusa hari n'abandi twungikanya mu mikorere yacu nk'abantu bakora ubuvuzi bw'ubugororangingo bashobora kubafasha muri ubwo buryo wenda mu mikurire y'umwana, ariko ibijyanye wenda no kureba izindi areas zindi z'ubuzima bw'umwana ukuntu agomba gukura turacyari bakeya. Gusa iyo umubyeyi ashatse ubufasha arabubona. Icyo bisaba no ko umubyeyi akanguka nawe akabaza agashakisha, naho hakeya turi turabakira kandi baba baturutse mu ntara. Gusa imbogamizi zigihari nuko tutaragera aho ngaho mu bigo nderabuzima. Mbese numva nifuza kongera kugusaba ngo wongere wibutse ababyeyi, yongere yumve ibimenyetso, kuko hari uwo ubona umwana akavuga ati ubu nuko akivuka azagenda biba bizima. Ni ibihe bimenyetso wavuga uti ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uyu mwana koko afite trisomie 21 kuri wa mubyeyi wenda ubyariye ku kigo nderabuzima, wa mubyeyi ubyariye mu rugo, kugira ngo yihutire kujya ku bitaro byisumbuye? So trisomie 21 akenshi mu maso h'abana haba hatandukanye, uramureba ukamumenya. ushobora kumumenya iyo uri umubyeyi ushishoza neza, ariko mu gihe utabimenye ko umwana afite ikibazo ushobora kureba mu mikurire y'umwana. Ese umwana yihindukije igihe agomba kwihindukiriza? Ese umwana arakomeye, arabasha guhagarara? Afite umwaka umwe ntabasha kugenda, cyangwa afite umwaka umwe ntabwo abasha kwicara. Mu mivugire ntabwo abasha kuvuga neza. Ese mu muhumekero iyo wumva umwana ahumeka wumva afatanye, ahumeka nabi. So akenshi trisomie 21 aba ari utuntu twinshi cyane ku buryo iyo uri umubyeyi ushishoza neza ushobora kubibona umwana akiri muto cyane. So ibyo bimenyetso byose, ariko ikintu navugaho nuko kwa muganga kenshi barabibona. Ubu ngubu iyo avutse barabibona bakabimubwira, bakamubwira ko yavukanye icyo kibazo, kuko nkuko nabivuze hari igihe avukana ibibazo by'umutima cyangwa ibyo bibazo byo mu buhumekero. Iyo rero birimo barabikumenyesha, hanyuma ugakurikirana n'imikurire ye, uko twese tuzi ko umwana akura, tuzi igihe umwana avugira. So iyo mikurire ye y'umwana yose iyo ubonye harimo ikintu kitagenda neza, nibwo ushobora gufata iya mbere ugashaka ubufasha. Ushobora no kubikora mbere. Iyo ubikoze mbere nibyo biba byiza, kugira ngo umwana azakure yarabonye ubufasha kandi akabaho neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ashobora kwiga primaire, akajya secondaire, agakora universite, iyo yagize imana agakurikiranwa neza. Yego, yakiga. Hari n'igihe wenda bitewe n'uburemere bw'indwara adashobora kwicara ngo yige iby'amasomo, ariko wamushyira nko mu mwuga runaka akawukora. Ushobora kumwigisha kudoda, akiga kudoda akabikora neza, akanabikora kurushaho umuntu udafite ikibazo. Mbese biterwa n'ubushobozi umwana afite n'uburemere bw'indwara, hanyuma n'icyo umwana akunze. Noneho iyo akuze ukamushyira muri field runaka akunze, iyo abikoze abikora neza. Ashobora no gushaka. Umwana ashobora gushaka akanabyara agakora umuryango. Ego. Ubwo rero mpise ngaruka kuri cya kibazo uyu muntu watwandikiye yavuze ati ubundi autisme na trisomie 21 bihurira hehe? Ese ni indwara imwe cyangwa ubifite ababifite byombi? Birashoboka ko ushobora kuba ufite iyi trisomie ufite na autisme, cyangwa ufite autisme ufite na trisomie? Birashoboka ko ushobora kuba ufite trisomie 21 ariko ufitemo akantu ibimenyetso bikeya byo muri autisme. Akenshi nibyo bikunda kubaho, kubera ko umwana ufite autisme aba afite ibibazo mu kuvuga, kandi trisomie 21 nabo bagira ikibazo mu kuvuga. Ikindi ni uko brain development cyangwa ubwonko, imikurire y'ubwonko iradindira, imitekerereze, imyitwarire idasanzwe, kuba muri sosiyete. Umwana ufite trisomie na autisme bose baba babihuriyeho. So ugasanga akenshi umwana ashobora kuba afite trisomie 21 ariko afitemo n'utwo tuntu twa autisme, bikaba bikomatanyije. Ariko trisomie 21 ishobora gutera ibibazo biri fizike muri uko gukura, kugenda
cyangwa igatera n'ibibazo by'ubwonko ibyo autisme na trisomy 21 bihuriraho so rero biba bitewe n'uburemere bwa trisomy y'umwana ntabwo bivuze ko umwana wese ufite trisomy 21 afite na autisme ntabwo ari byo bivuze ariko hari umwana ufite trisomy 21 afitemo utwo tuntu twa ibimenyetso bya autisme yego hari ubwo autisme witwibukije ko ahangaha trisomy ari uturemangingo yo iba yatewe n'iki nanone wenda umwibutse autisme rero ntabwo kugeza ubu nta kintu gitera autisme kizwi uretse ibintu bishobora gutuma habaho haza iyo ndwara ikindi autisme igaragara umwana afite hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 bitandukanye na trisomy 21 agaragara kiri no mu nda yego trisomy 21 baranayipima bayibona ariko autisme nta bizami bafata kandi igaragara muri cya gihe umwana atangiye gukura atangiye kuzana kuvuga no kwiga ubwenge bwo kuba muri societe gutyo bitandukanye na trisomy aho uyibona kare n'umuntu agitwite babasha kubibona yego hanyuma se ubwo ubufasha mu umwana ufite autisme no umwana ufite trisomy ni bumwe oya ari bumwe nkuko nabivuze ibibazo biba bitandukanye hari keretse iyo ari umwana ufite trisomy 21 ariko afitemo na sinye za autisme icyo gihe biba ari bimwe ariko muri rusange umwana wese ufite ikibazo cy'ubumuga bwaba trisomy byaba autisme cyangwa iyindi ndwara ishobora gutera ubumuga bw'umwana tumufasha muri rusange mu mikurire y'umwana rusange mu kwiga ese niba atabasha kwiga hari ikindi kintu yakiga ku buryo agira ubuzima budatandukanye n'ubw'abandi bantu cyane kuko afite iyo ndwara iyo yabonye ubwo bufasha rero abaho ashobora kuba mu bantu kandi akabana nabo neza kandi nabo akabasha kugira icyo yimarira so trisomy uburyo tubafasha biba bitandukanye kubera ko bo tubanza tukareba mu ngingo kubera uko navuze yuko hari igihe baba bafite ingingo zoroshye nyama ziba zoroshye ku buryo bisaba kubatrayininga cyangwa kubatoza kwicara guhagarara kugenda bitandukanye na wundi autisme we ibyo byose akura neza kugeza igihe ageze imyaka 2 cyangwa 3 ukatangira kubona imyitwarire idasanzwe so ubwo buvuzi buba butandukanye keretse iyo hajemo nk'umwana ufite trisomy 21 afitemo n'utwo dusinye twa autisme niho ushobora kubahuriza hamwe mugakora bimwe gusa intego nta yindi iba ari imwe kugira ngo abashe kuba mu buzima adaptation kumenyerera education kugira ngo azagire icyo yimarira nawe yego ubu rero mise ntekereza nti ababyeyi bakoresha ubwisungane mu kwivuza rimwe na rimwe ubanza bahura n'izo mbogamizi zo kwibaza ngo ese ngo turamujyana hehe transferi uyu munsi abaganga nk'amwe umuntu nk'uwo aragenda agakoresha mituweli ku buryo umwana kuko nibaza ko ari ibintu bisaba amaseanse menshi bizafata n'igihe kirekire ntabwo ari indwara uvuga ngo ndaguha kiro y'inkurangize ni seanse nyinshi igihe kirekire ku buryo rimwe na rimwe ntekereza ko n'ababyeyi bashobora kugira aho bagacika intege kubera wenda baturutse kure ubwo bushobozi bimeze gute ubu ngubu hano mu Rwanda ubwo bufasha mutanga so mu Rwanda ubu ngubu abo wasanga mu bitaro baragufasha uretse ko mituweli twebwe serivisi dutanga ntabwo iremerwa neza ari naho wenda twasaba n'abayobozi babishinzwe kubikurikirana kugira ngo dukomeze tubafashe ariko abantu banishyura kuri mituweli hanyuma ikindi ni uko habaho no gucika intege uretse n'ubushobozi habaho no gucika intege kubera ko ntabwo ari siyansi imwe gusa dukorana ngo ahite umwana amera neza kuko uba ufite n'abandi bana uba ufite no kubitaho ukacika intege ku mwana umwe nyine so ababyeyi kenshi usanga bacika intege ugasanga araje rimwe kabiri akabivamo kandi nyuma y'igihe akazagaruka kandi umwana yarakuze so icyo nabwira ababyeyi ni ukudacika intege icyo bashoboye gukora cyose cyafasha umwana muri ubwo buryo kugira ngo n'umubyeyi umwana nakura akabona umwana yitwara ukuntu
bitari byiza cyangwa umwana afite ibibazo bikomeye atazicira urubanza. Ni ukukurikirana umwana akivuka. Umwana uwo wese aba agomba gukurikiranwa akivuka. N'uwo wavukanye ibibazo aba akeneye kwitabwaho cyane kugira ngo azabashe kubaho muri iyi si. Ngira ngo icyo nabakangurira ni uko bagomba gushakisha ubufasha hose, bagashaka bakumva inama abaganga babagira. Hanyuma ikindi ntibagire ya myumvire yacu yo kuvuga ngo bizaza, ngo ntabwo ibingibi babivura, cyangwa ngo akamutuka. Ni ukubaha ubufasha ubwo ari bwo bwose. Hanyuma ikindi bakavuga ko abavuga ko ari uburozi cyangwa bakaba bamujyana mu Nyarwanda akagenda agatikirirayo akangirikirayo cyangwa mu masengesho. Biba bisaba ko babafasha mu buryo bwose bukenewe bw'ubuvuzi, kuko tuzi ko hari impinduka nyinshi bigenda bitanga ku bana, kugira ngo umwana akomeze abeho neza n'umubyeyi ntacyo yishimisha. Dusoza rero nagira ngo mutubwire, abantu baravuga bati ariko izi ndwara za trisomi, izi ndwara za autisme kuki kera zitabagaho, nazo se tukazishyira mu ndwara z'iterambere nk'indwara ziri kuza? Mwebwe nk'abaganga bafasha aba bantu mubona biterwa n'iki se? Namwe mubona ko zigenda zigaragara cyangwa ni abantu bamaze gusobanukirwa bakaba bagana ibigo by'ubuvuzi? Kera byabagaho abantu bagatuka abana bakabatraumatiza, bakabashyira mu bikari iyo ngiyo, bakabafungirana ku buryo umwana yarindaga akura aba n'umukecuru akiri mu cyumba ahantu bamufungiranye adasohoka, ngo batamubona, n'abaturanyi bamutuka. Ubonye umwana wese amutuka. Ariko ubu ngubu abantu bamaze gusobanukirwa yuko hari ubuvuzi bwa buri kibazo cyose umuntu ashobora kugaragaza. Bamaze kumenya ko hari indwara zitandukanye zishobora gufata umwana, atari ukuvuga ngo ni igicucu cyangwa ngo ni umuswa, ahubwo ari indwara afite. Ntekereza ko ubu ngubu abantu bamaze kubisobanura. Ni imyumvire yazamutse. Yego. Turamushimiye cyane Madamu Ruth Umutoni, akaba ari umuganga nyine ufasha abantu bagaragaje imyitwarire itandukanye, ubumuga butandukanye. Twakunze kuvuga ku bana ariko n'abantu bakuru arabafasha, byaba ubumuga bw'ingingo, byaba ubumuga bwo mu mutwe, byaba ubumuga turutse ahandi. Ariko icyo babafasha nuko yabigarutseho, no kugira ngo uwo muntu azagire ejo heza hazaza, no kugira ngo uwo muntu ave mu rugo asohoke ahure n'abandi, agaragaze ubushake bwo kugira icyo yifuza gukora, hanyuma bamufashe kugera kuri iyo ntego ye yifuza. Yewe yatubwiye ko hariho n'abashaka bakabyara, ariko nuko umuntu aba yatangiwe hakiri kare. Ubwo rero ababyeyi nukongera umuntu akabahwitura, nyamuneka niba ubyaye umwana mukurikirane, wimusigira umukozi, wimuterera aho ngaho, urebe ko agaragaza ibimenyetso by'umwana udafite ubumuga ubu n'ubu. Nubimenya kandi wihutire kujyana ku kigo nderabuzima, kuko transferi zirahari bakugeza no ku bitaro, umwana akazavamo umuntu mwiza, umuntu witeje imbere, yewe ugutejeje imbere nawe uteza imbere n'igihugu. Turamushimiye cyane rero umwanya yongeye kuduha. Twizera ko ubatubajije kiriya kibazo cya autisme na trisomi 21 washubijwe. Hari ikindi kibazo muhari, Ruth arifuza gufasha abanyarwanda, azagaruka yongere adusobanurire. Mwakoze cyane rero, nkomeze kubifuriza ubuzima bwiza.